Hello, mumeze mute muraho neza ndabashuhuje mbahaye n'ikaze kuri channel yacu ya Jose Official TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku kuntu wakwivura amibe mu buryo bworoshye kandi utivunnye cyane. Tugiye rero kureba ukuntu ushobora kwivurisha amababi y'ipapayi. Amababi y'ipapayi ni meza cyane, avura ibintu bitandukanye. Ushobora kuyivurisha ku ruhu wivurise cyangwa wivura n'ibindi bintu bitandukanye, ariko uyu munsi turareba ukuntu wakwivura amibe. Nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel ubanze ukore subscribe kugira ngo ubutaha tujya dukora video ujye tubona notification. Aya mata y'ipapayi rero ushobora kuyivurisha ku ruhu rwawe, cyane cyane uri kwivura nk'ise, ushobora kwivura ibiheri, ariko sibyo bitugenza uyu munsi. Turaza kureba ukuntu wakwivura amibe. Amibe rero ni indwara mwese muzi yandura, cyane cyane yandurira mu mwanda. Bivuze ko iyo ugize isuku niwo muti wa mbere wa amibe. Nimba ushaka kwivura amibe by'ukuri uzajye ugira isuku mu byo urya, cyane cyane amasahani turiraho, ibyo tuyahanaguza. Ushobora koza amasahani neza ukayakorera isuku, ukayogesha isabune, ariko ukayahanaguza ikintu cyanduye, aho ntiwabura kurwara amibe. Ushobora koza ibyombo ukabikora neza, ariko ukarya ibintu bitaronze. Kurya ibintu bitaronze nabyo bishobora kugukurura amibe. Ushobora kujya kurya mu maresitora ugasanga babitetse neza, ariko icyo baguhereho cyangwa se ubyaruye ugasanga nawe aranduye, ugasanga umwanda afite ni ukuzaniye amibe. Ikintu cya mbere kivura amibe rero ni ukugira isuku, ukamenya kurya ibintu bironze, nubwo byagenda gute. Byaba ngombwa ukihangana ugategereza kubona amazi ukabironga. Gukaraba intoki mu gihe gikwiriye. Igihe cyose ugiye kurya uba ugomba gukaraba intoki. Igihe cyose uvuye muri toilette uba ugomba gukaraba intoki. Rero amibe kubera ari indwara ituruka ku mwanda, ugomba kugerageza gukora isuku mu byo ukora byose kugira ngo byose bikubere byiza. Rero tugiye kureba ukuntu wayivura mu buryo bworoshye dukoresheje ino papayi. Amababi y'ipapayi rero niyo turi burebeho. Imiti ya amibe ngewe nzi irenga 3, ariko uyu munsi turareba uyu nguyu. Ufata aya mababi y'ipapayi. Urumva, nimba uzi ko ufite ikibazo cya amibe, ufata amababi y'ipapayi. Ushobora gufata ipapayi rigira ibibabi binini, ushobora gufata ikibabi kimwe ukakironga neza, ugakaraba intoki ukakironga. Warangiza ugafata agakombe k'amazi ukamera nk'ukivuguta, ubundi ukabibiza. Iyo umaze kubibiza urabitereka bigahora, ukazajya unywa igikombe buri mu gitondo uko ubyutse, nta kindi kintu urafata. Ushobora kunywaho mu gitondo na nimugoroba. Ushobora kunywa igice mu gitondo n'ikindi nimugoroba, ariko ushobora no kunywa igikombe kimwe mu gitondo cyangwa se ikirahure kimwe. Ubwo simvuze ngo unywe byinshi. Ni ikibabi kimwe kinini cyangwa se 2 dutoya, ukaturonga neza, ukamera nk'utuvuguta, nk'uri kuvuguta isabune mu ntoki, ubundi ugaterera muri ya mazi, ukabitogosa, ukarindira bigahora, ubundi ukabinywa. Ushobora kurara ubiteguye ukazabinywa mu gitondo. Ubundi buryo bwa kabiri ushobora gukoresha tungurusumu. Ushobora gufata tungurusumu 3 cyangwa 4, ukamera nk'udusekura kwa kundi umuntu atusekura. Ugafata ikirahure cy'amazi ukazirazamo, ukazazinywa mu gitondo. Mu gitondo urayaminina, tungurusumu ziba zakoze, ukabikora iminsi 5. Icyo gihe uhita ukira amibe. N'ibibabi by'ipapayi rero ubinywa iminsi 5 cyangwa 7, amibe iba yamaze gupfa. Icyo gihe ntabwo aba ari ngombwa kongera kunywa umuti, nawe uzahita ubona impinduka. Nimba wajya kubyimba inda, gufuruta bitewe na amibe, ntabwo byongera kuba, uhita wumva ko wakize. Urumva rero iyo miti niyo miti ya mbere yizewe ushobora gukoresha. Ubundi buryo ushobora gukoresha, ushobora gufata irino papayi ryawe rihiye, ritetse, ngo ritetse oya, rihiye nyine, rihiye rimwe ryabaye umuhondo, ukarya ipapayi. Warangiza ugafata twa tubuto ukatwanika. Wamara kutwanika ukazadufata, ukadusekura, ukarya ifu yatwo, ukayinywa mu mazi. Cyangwa se ushobora no kuduhekenya. Turasharira cyane ariko turavura. N'inzoka zisanzwe turazivura. Niba rero uri umuntu
ukunda kurwara amibe, abantu benshi bakunze kunyandikira bambwira ati se watubwiye umuti wa amibe, watubwiye umuti wa amibe. Nguyu umuti ndawubabwiye, ni umuti woroshye gukora kandi ni umuti woroshye kubona. Nimba udafite n'igiti cy'ipapayi iwawe, ushobora usanga mu baturanyi bawe gihari. Uzagifata nyine nk'uko nabikubwiye, ufata ayo mababi uyavugute, uyabize mu mazi, nurangiza unywe igikombe kimwe iminsi 5, buri mu gitondo. Nukabya ntuzarenze iminsi 7, iminsi 5 iza bihagije cyangwa 7, ariko uzagerageze bizagufasha. N'ibyo bya tungurusumu abantu benshi ntabwo bakunda umuhumuro wayo, nayo uzayikoreshe iminsi 5. Gufata tungurusumu ukazisekura cyangwa se ukazikatakatamo duto cyane, ubundi warangiza ukaziraza mu mazi, ukazinywa mu gitondo ukibyuka, nta kindi kintu urakoza mu kanwa. Ukibyuka kwa kundi utaraniborosa, uba ugomba guhita unywa ka karahure k'umuti wawe, ubundi ya nzoka itarihishahisha mu biryo wariye, ubundi ukaza kurya nyuma. Murumva rero ko mbabwiye umuti, ariko ikintu cya mbere, kwirinda biruta kwivuza. Mujye mugerageza mwirinde umwanda, mwirinde kurya mudakarabye, mwirinde kurya ibiryo bitaronze, mwirinde kunywa amazi adatetse. Abantu benshi ntabwo bakunda amazi atetse ngo ahumura nabi, ariko mujye muteka amazi, uyateke, uwoza akabido uri buyabikemo, ubanze uyapfundikire mu isafuriya nimba yamaze kubira, urindire amazi ahore, namara guhora uze kuyabika mu kabido, ariko uyanywa iminsi 3 abe ashize. Iminsi 3 yashize aba yamaze kwangirika nanone, ahubwo yagutera uburwayi. Mujye rero mwita ku isuku. Umuti wa mbere wa amibe ni ukwita ku isuku. Ushobora kumara amezi 6 udatatse amibe bitewe n'isuku. Hari abantu batinya salade ngo nyiriye ngo nahita ngo ndwara amibe, ngo amibe yazamuka. Impamvu ni uko akenshi nk'amasalade amwe n'amwe yo mu maresitora aciriritse haba hari bapfuye kubikora, inzara z'umuntu wabikoze zanduye, ibiki n'ibiki. Mujye mwikorera salade kandi mwirinde kurya mu maresitora aciriritse. Nimba uzi ko muri resitora udafite ubushobozi bwo kurya muri resitora ifite isuku, gerageza upfunyike ibiryo byawe. Nimba ugiye nko ku kazi, ugerageze upfunyike. Ushobora gupfunyika ikijumba cyawe cyangwa umwumbati wawe na avoka, ugasanga bikurutiye ukuntu wari kurya muri resitora ukarya wa mwanda. Nimba udafite ubushobozi bwo kurya muri resitora ifite isuku, ndabikubwiye mbigusubiriyemo, uzirinde ikintu cyitwa uzitwararike upfunyike ibiryo byawe uri burye saa sita. Ikindi kintu muzitwararika, amasosi yo muri resitora ziciriritse ntago aba ahiye neza. Iyo bidahiye neza bibyutsa amibe cyangwa se bikayigutera. Mujye mwarura ibiryo mubona ko bifite isuku. Rero ni ibyo ngibyo mbabwiye, muzabikore kandi muzanshimira. Nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ukore subscribe, ukore like, ukore comment, kandi usharinge iyi video ku bantu b'inshuti zawe. Uyu muti ni umuti mwiza uzakuvura. Aya mababi rero, aya mata y'ipapayi muri kubona nayo avura ise. Ushobora kuyasiga ku ise. Nzakora video irambuye mbabwira ukuntu wakoresha bino bibabi by'ipapayi ukivura indwara z'uruhu, cyane cyane ise. Yego, izakuvura ise cyangwa se n'izindi ndwara z'uruhu. Nzabikorera video ku munsi w'ejo. Muzabona indi video ivuga ku kuntu wakwivurisha amababi y'ipapayi. Ibimera rero murabona ko tuba tubifite byatuvura mu buryo bworoshye. Akenshi rero simba nkubwiye ngo ucike ngo kujya kwivuza kwa muganga, nkubwiye umuti woroheje ushobora kwivurisha mu gihe gitoya, ariko ubonye utabikunze cyangwa se udakunda imiti nk'iyi y'ibyatsi, wajya kwa muganga nta kibazo ukivuza. Simbabujije kujya kwa muganga. Hanyuma muze kumbwira video mwifuza ko nzabakorera mu yandi mavideo ndi gutegura. Mujye mumbwira ibyo mwifuza ko nzabakorera ubutaha. Hanyuma uyu muti mbabwiye ntimuwukinishe ngo mujye mubona umuti woroheje. Ni umuti ushobora kukuvura amibe ugatandukana nayo burundu. Tutibagiwe kugira isuku no kwita ku mibereho yacu, kwita ku byo turya, ibyo duhanaguza amasahani ndetse n'ibyo tunywa, tukareba ko bifite isuku ihagije. Murakoze cyane rero, mugire ibihe byiza. Naho ubutaha mu mavideo menshi ndi kubategurira yuzuyemo ubwenge bwinshi bw'ukuntu wakwivurisha ibimera. Mugire ibihe byiza rero, naho ubutaha.